Ntabwo ndimo kuvuga gusa guhagarika kumuhamagara cyangwa kumwandikira rimwe na rimwe. Oya, ndavuga guhita uburirwa irengero rwose na message na kumuhamagara na makuru namba gufiteho. Ese wigeze utekereza ibyo yakumva koko igihe utakiboneka mu buzima bwe? Muri iki gihe abantu benshi bamenyereye gufata abandi nkaho ntacyo bababwiye. Ariko uyu munsi reka duhindure amategeko y'umukino sasa. Ikaze kuri video y'ingenzi cyane ushobora kureba uyu munsi. Iyi video ni yawe. Niba witeguye kumenya agaciro kawe no gutuma gukumbura kurusha uko yigeza gukumbura, andika muri comment uti ndahagura sinzongera kuba amahitamo gusa. Tangira kumva aya magambo uyakurikize kugeza ku musozo, kuko icyanyuma nicyo cy'ingenzi kurusha byose. Icyambere, ububabare bwo guteshwa agaciro. Aha niho byose bitangirira sasa. Ni yari yiteze kuzagenda, kandi koko mu mutwe we wari umuntu utazigera umuvaho. Ni wowe wakoraga cyane, ukitanga, ugategura, ugakunda cyane by'ukuri. Ariko igihe kirageze, ntugire icyo utangaza, ntugasabe ko yakwitaho, ntugatangaze ko ugiye, ahubwo genda bucece. Iyo ubaye nk'ikirere bimutera igihunga, icyari amahitamo kikaba gihindutse igihombo gikomeye. Icya kabiri, urukumbuzi. Yatekerezaga ko atazagukumbura, wenda yaravugaga ngo unagiye yashaka undi, ariko agiye kukubura mu buryo we atari yiteze ko wagenda, kuko yumvaga ko ari uzakwanga hanyuma ukababara. Dore icyo ugomba gukora sasa: mube kure, ufatire burundu ku mbuga nkoranyambaga, umwima amakuru, hanyuma iyo adashobora kukubona irungu rirushaho kwiyongera akagukumbura. Icya gatatu, amatsiko aramwica. Agiye kugukumbura cyane, none hatangire kugira amatsiko. Ari kumwe nande? Mbese bimuyobere, wowe uhinduka amayobera. Arabaza, ahore ku mbuga nkoranyambaga ashaka amakuru, ariko nta kintu na kimwe wowe ugomba gushyira hanze ngo posting. Ugomba kuba nk'ikirahure kitarimo ikintu. Icyo ugomba gukora ni iki: ntugire icyo utangaza, ntukore story, ntukore post. Nibwo amatsiko amurya cyane, ukakubura niko yibaza byinshi kuri wowe. Icya kane, kwisubiraho bikomeye. Sasa ibyo nibibaza atangira kwisuzuma, atangire kwibaza, naramutaye, naramusuzuguye. Agiye kwibuka igihe wamwandikiraga gusubiza, igihe wamutekerezagaho nabyiteho, igihe wamubwiye kuba bayagaceceka, nawe agishinja amakosa uri kure ye, niwe usigaye wenyine n'ibyaha. Icyo ugomba gukora: ntugaruke, ntugasobanura impamvu wagiye, reba uko yisobanura ubwe. Ni isomo rya mbere ryiza uzaba umwigishije. Icya gatanu, ishyaka ryo kongera kuguhiga. Iyo amaze igihe yisuzuma, atangira kugukumbura mu buryo bukomeye. Agerageza kukwandikira, gukanda ku mafoto yawe ya kera, kukohereza ubutumwa bugufi nka message, ariko noneho niwe waguye mu mutego. Niwe uri guhiga, niwe uri gushaka. Dore ikintu ukora: ntusubize, ntumwumve. Uba ufite imbaraga, igihe cyose utavuga biramurya sasa. Icya cyenda, ubwoba bw'uko atazongera kukubona. Ibi nibyo bimutera guhahamuka, yibaza ngo ese yaba yarabonye undi, yaba yarimukiye ahandi. Ubwoba butuma ahora yibaza aho uri n'icyo uri gukora. Asigaye abura amahwemo, yandika amagambo maremare agusaba imbabazi. Arashaka igisubizo, arifuza ko byasubira uko byahoze. Icyo ugomba gukora: ntugaruke, uramusize, agomba kwiga isomo. Ubu ntukira amahitamo ye, uri igihombo cy'ibyo yakoze. Icya cumi, kumenya ko ushobora kubaho utamukeneye. Ibi byose bigusigira isomo rikomeye. Ntiwigeze umukenera kugira ngo wishime. Uramutse umaze kubibona, ubu utangiye ubuzima bushya. Ubu ni wowe ufite ijambo, ni wowe ufite imbaraga zimurenzeho. Isomo ry'ingenzi rero: reka kuba umuntu udahabwa agaciro, reka kubaho mu buzima bw'abantu bataguha umwanya uhagije. Igihe uhagurutse ukagenda, ibintu byose birahinduka. Niba hari icyo wungutse, ihangane uduhe subscribe. Tuzasubire ku yindi video y'ejo nimugoroba. Ndabakunda, ugira amahoro n'amafaranga.